mwiza we warakoze kutadutana asimagiza lango bi sikasione deli ya kasi feza lango ve Imana zagushimisha umutima wanje zavuga ibibi by'amaboko yawe Imana zagushimisha umutima wanje zavuga ibibi by'amaboko yawe zavuga ineza wagiriye Mana we zabiye byari bikomeye warabiduye Mana we ayiwe zabiye byari bikomeye warabiduye Mana Mana zagushimisha umutima wanje zavuga ibibi by'amaboko yawe zavuga ineza wangiriye Alo Ambia goza ya kasi mbere yacu ari yacuza umwijima ucura burindi hirya no hino ntanzira yariyo yo gutabarwa Mana we waje kumuravyo uradutabara waje kumuravyo uradutabara we imbere yacu ari yacuza umwijima ucura burindi hirya no hino ntanzira yariyo kumuravyo uradutabara waje kumuravyo uradutabara waje kumuravyo uradutabara waje kumuravyo uradutabara waje kumuravyo uradutabara oh yes Bana bima osi kasiona iva ende na ngaje silante Hallelujah 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 Shima yes shima yes shima yes shima yes Ai nungatinda okubikora izabikora we oh yes we nungatinda okubikora izabikora Shalom, shalom, shomende datasha makuru muri mwese. Yesu Kristo mucyo byose nashimwe ahabwa icyubahiro uwera amahanga gitari gikomeye. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, mwami ubihe byose. No munsi tariki ku cyumweru tariki 27 kwezi kwa mbere mwaka 2024 dushima Imana ko ikitugeje amagingo ikiduhaye kuba turi mu kabazima. Amen, haleluya. Icyubahiro n'ikibi cyayo ibihe byose. Yesu ashimwe cyane mumbarire ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza. Nagize furuku kwa gatanu nimugoroba. Cyo kwa gatatu nameze nabi ndwara amasengesho. Murabizi amasengesho arameze neza. Abantu twagiye tuvugana impande zitandukanye.
bavuze ko amasengesho byagenze neza, babikoze kandi Imana ikubakora imirimo. Ako byageze nimugoroba ku munsi w'ejo kwa gatandatu, njya gusura n'abavandimwe bamwe, twagiranye amateraniro ya nimugoroba ahantu, tugira ibihe byiza. Savani tugira ibihe byiza, dushimye Imana, tugira neza. Kubya n'ijambo twasangiye mu kiganiro twari turimo, twagishojeho amasaha ya nijoro, tuvuga ineza y'Imana, tuvuga ku kuntu mu bibazo tubamo. Rasiko amasengesho y'ejo ikigisho cyari kugira ngo dusaba imbaraga, Imana igiduha imbaraga mu bihe turimo, tubigendemo neza. Tujya gusanga na mugoroba twasangiye ijambo rivuga ukuntu Abisirayeli bababajwe mu gihe cyo muri Egiputa, banyura muri byinshi, ukuntu babajwe igihe cy'i Babuloni n'ahandi hose. Ariko uko ibihe bigenda bitambuka, bagenda ineza y'Imana ibagarukamo, bumva ko Imana igomba kubafasha. Tujya kusanga ko mu bibaho byose uko tubamo, buryo ubuzima bwose tubamo, tugomba gukora iki? Tugomba kwizera Imana uko biri kose, kuko imaze gutanga isezerano ko izabana natwe mu bibazo byose tuzacamo, aho tuzaba turi hose. Amen, haleluya. Icyo twakiganiriye kirekire, tuganira ijambo ry'Imana, bene data bigenda neza. Ku buryo twasangiye ijambo ryiza cyane, ijambo ryiza rikomeye ryanditse mu gitabo ijambo twasangiye ryanditse muri Hosea, muri Ezra. Ijambo ryanditse muri Ezra, nabwiye ko nagizwe cya grippe n'inkorora. Twagana ijambo twagiye kuganira icyo kiganiro, turimo tuganira ukuntu ibibazo Abisirayeli baciyemo. Tubona ko ibi byagiye bikomeye, kugeza aho Imana yagezaho igikoresha n'ababagize abanyagano, bakajya bafasha mu kugaruka kubaka za Yerusalemu, gukora imirimo i Yerusalemu, ibintu bigakomera, intambara zagiye ziterwa ngaho. Tuza gusanga ko ikintu gikomeye mu buzima bwacu, dukwiye gukora iki? Dukwiye kujya twiringira Imana, kuko iyo twiringiye Imana ibintu byose uko bibaho kose, mu nzira waciyemo yose cyangwa se mu nzira iyamo yose, iyo uhaye Imana imbere, ari Imana yashize imbere, ibintu byose bigenda neza. Imana bigenza neza, bikagenda amahoro, n'ukuri bikarangira amahoro. Buryo n'Imana ibiguheramo, bigoramo n'imigisha. Twagiye ko mwanzo turimo dusoza, dusoma kino gitabo cy'ubuhanuzi Ezra, uko mu tweje bavuga ngo igice cya mbere ngo umwami Kuro ategeka ko bubaka urusengero. Umwami Kuro muramuzi nko kutavuga ibintu byinshi, no kwibukiranya gusa, ariko yakoze umurimo ukomeye kugira ngo mu rusengero rw'Imana rwongere rwubakwe. Ariko tuza kuvuga ko dushaka kuvuga ku bintu, ku bantu iyo mwamaze kwiha Imana cyangwa se wamaze kwiha Imana, kuva ko Imana ari control mu byawe, uyihaye ibintu byose birangira neza. Dusome kuva ku murongo wa 8, cyangwa se dutangire ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 11. Aravuga ngo, dusome izina rya Yesu Kristo, ngo kandi n'umwami Kuro asohora ibintu byakoreshwaga mu nzu y'Uwiteka, ibyo Nebukadinezari yari yaranyaze i Yerusalemu, akabishyira mu ngoro z'ibigirwamana bye. Ibyo Kuro umwami w'Ubuperesi abikuzamo Mitiretadi w'umunyabintu, nawe abibarira Sheshibasari, igikobangoma cyo mu Bayuda.
iyo Sheshabasari ni kuma cyangwa mu Bayuda hari ya Yerusalemu kandi umubare wabyo n'uyu amasahani y'izahabu 30 na ifeza 1000 n'imisho 29 n'ibyuma by'izahabu 50 n'iby'ifeza n'uburyo bwa kabiri 410 n'ibindi bikoreshwa 1000 ibikoreshwa byose by'izahabu n'ifeza byari 5400. Ibyo byose Sheshibasari yabizamukanye ubwo abanyagano bavanwaga i Babuloni bagasubira i Yerusalemu. Amen. Urumvano nubwo habaye ibintu bikomeye uyu Kuro amaze guteka ku rusengero rw'Imana bongera kubakwa, ariko uyu Sheshibasari murumva ibintu nubwo bahuye ibintu bikomeye ibintu bikomeye. I'm very sorry mfite n'umutwe nateguye isomo ritosha kwaganiriza ndashaka ko tuganira ku masengesho y'ejo mu hande zine z'isi. Abantu bagiye banganiriza barambye ati twasenze ibintu byagenze neza, abantu baganiriza ikiganiro hise nkora nyuma nimugora amasengesho yarangiye ko twazikana asozwa saa 12 nagiye gusura abandi bavandimwe kuva mu masaa ya saa 2 twashoje ikiganiro masaa 4 z'ijoro saa 4 n'igice. Uyu Sheshibasari ibintu mwumve ukura maze gutegeka ku rusengero rw'Imana rwubakwa, mwumve ineza nubwo bari mu bunyakaniyo za Babuloni bahaboneye amakuba akomeye n'amateka maremare kubijyamo. Ujye usoma utucukumbura ukurikirane urebe uko byari bimeze, ariko murebe ibintu byahise bakura hariya hantu bagarutse i Yerusalemu. Bavanwaga i Babuloni bagasubira i Yerusalemu, ahantu barabanyagano bakazamukana bino bintu bikoze muri zahabu 5400 bikoze muri zahabu na feza. Amen. Mwumva ibintu bazamukanye bavuye i bunyagano kubera iki bagezwe biringira Imana. Niyo bavuga ngo iyo bari ku misozi y'Ibabuloni ngo y'Ibabuloni ngo barebaga i Yerusalemu bakarira bakibuka iwabo i Yerusalemu bari kuko nahantu n'urugendo rugufi, kuko kuva i Babuloni ujya i Yerusalemu nahantu hagufi rwose atari na mayiri 1000. Nahantu hagufi cyane. Niyo mpamvu navuga ngo bwajyaga ngo ku misozi y'Ibabuloni ngo barebagaga i Yerusalemu. Baraharebaga n'ukuri niko ijambo ry'Imana kuko iyo uri mu iyo misozi Yerusalemu arahareba, kuko hari n'imisozi uburiho ufate umusozi imisozi ikikuje Yerusalemu. Iyo uyihagazeho ureba ibice byinshi byose bya kiriya gihugu ukabibonesha amaso yawe. Aho ugera ukareba hariya za Misiri, uri ku misozi bati hariya ni mu Misiri, hariya ni muri iki gihugu, ukarebesha amaso uhagaze ku musozi. Niyo mpamvu nabo ubwo bajyaga ku misozi y'i Babuloni ngo barebaga igihugu cyangwa ngo bakibuka ngo Yerusalemu baraharebaga. Niyo mpamvu ariko ngo bagezaho nubwo hari na byinshi n'amateka maremare yabyo, ariko ngo bagezaho domaze kwingira Imana abami bajya bategeka ibintu byinshi. Muraswari n'umwami w'i Babuloni yagiye ku ngoma k'ingoma zasimburanwa, amaze kujya ku ngoma agateka ko adashobora gukora umunsi mukuru umwami w'Abisirayeli cyangwa se w'Abayuda ari muri prison akamufungura. Hari abami bagiye bakora ibintu bagiye bakora Abayuda igihe bari mu bunyagano bakabakora ibintu byiza, ariko mwumve ko uyu mwene data umuvandimwe Sheshibasari ibintu byose yabamavuga ibunyagano i Babuloni bagarutse wabo i Yerusalemu yazamukanye uwo mufungo. Reka tuwite umufungo ngira byumvikane neza. Ibintu bikozwe muri zahabu, nako ufite ibikoresho bikozwe muri zahabu na feza birenga 5000. Umva ko hari imitungo ko bagiye batanga murana ko bagiye akora ibintu byinshi. Ingoro y'Imana imaze gukorwa n'abari bunyagano mu Misiri bajyaga batanga ibyo bafite kugira ngo inzu y'Imana yongere yubakwe. Bakoze igikomeye kubera iki bagize ko kwiringira Imana, umva ko Imana igomba gutanga ubutabazi. Natwe rero bene data n'akantu gato ko nagize ikibazo cy'uburwayi bwa grippe n'umutwe, nashatse nambaganirize gato kubyo twabaye umunsi w'ejo ko batugendekeye neza. Hano nese n'umusoza neza rwose
tujya mu kindi kiganiro tugana kuri ibintu twanzura ko dusanga rwose iganiro gihari gihuza n'amasengesho ari ko munsi mu gusaba imbaraga Imana ikadufasha mu bihe turimo tukamenya ko tugomba kugenda ariko menya ibyo bihe turimo twiringira Imana yacu ikatugezereza neza rwose byose bizagenda neza bizarangira amahoro iduhe ibihembo. Amina. Icyo dusabwa no kwiringira Imana ikatugira neza muri byose twiringira nk'umwami n'umucunguzi wacu atubera muri byose. Bandi bahumugisha Imana ikomeze bishimire aho muri mwese buri wese byarimo buri wese byarimo akora ahari mu kazi mu muryango bari kuryoherwa impande zitandukanye z'isi abarya muri za Australia burimo muregereza guca kwa mbere abandi bakiri muri weekend bacyanima amatorerano materanira ya masaha bose Imana rwose ikomeze ibishimire ikomeze bahumugisha mwese aho muri tuzongera guhura mu cyumweru gitaha umwami wacu w'amahoro nabishaka akabyemera tukagerayo tuzongera tuganire bifurije amahoro y'Imana. Shalom shalom.